Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Initalk Rwanda, nibwo bana natwe imigano dukora umunsi ku munsi bebeguruka ku makuru na documentary yaba muri siporo, imyidagaduro, politike ndetse n'utuntu n'utundi. Uyu munsi mu kiganiro cyacu tugiye kurebera hamwe inkuru y'umwana w'umukobwa w'imyaka 12 wakorewe ihohoterwa rikabije n'abavandimwe babiri, harimo umusaza we wamusambanyaga avuga ko umugore watamuhaza ndetse na mukuru we wamukoreraga ibyamfura mbi. Icyo nagusaba ni ukubana nanjye kuva none kugera ku musozo, kandi nimba rugambye ugeze kuri Initalk Rwanda nagusaba ko wakora subscribe kugira ngo ujye ubana natwe imigano dukora umunsi ku munsi bebegaruka ku makuru ya siporo, imyidagaduro, politike ndetse n'utuntu n'utundi. Iyi nkuru y'umwana w'umukobwa w'imyaka 12 wakorewe ihohoterwa n'abavandimwe babiri ni inkuru yo muri leta ya Texas mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yari inkuru iri kugaruka cyane mu itangazamakuru. Iyi nkuru ibabaje y'umwana w'imyaka 12 wakorewe ihohoterwa rikabije n'abavandimwe babiri. Umwe akaba ari musaza we wamusambanyaga avuga ko umugore watamuhaza, undi akaba ari mukuru we wamubohaga akamukubita kugeza ubwo aba bombi yabacitse mu buryo butangaje. Amakuru aturuka mu nzego z'ubugenzacyaha za Muteguro avuga ko uyu mwana yabanje kuba mu rugo rwa musaza we utuye Houston, aho musaza we yamufataga ku ngufu kenshi avuga ko umugore atamuhaza. Nyuma y'ayo mahano uwo mwana yahungiye mu rugo rwa mukuru we w'imyaka 37 witwa Tanya Garcia, aho yafatanyaga n'undi mugore witwa Brenda Garcia w'imyaka 38 y'amavuko. Ariko ibyo yaboneye ahangaho ni ubuzima bubi burenze ubuzima bubi yaboneye mu rugo rwo kwa musaza we. Nk'uko raporo z'iperereza zibigaragaza zivuga ko abavandimwe be bombi bashinjwa kumuboha, kumukubita bakoresheje imikandara, insinga n'ibindi bikorwa bibagiye bamukora bitandukanye, ndetse rimwe na rimwe bakamunigisha umukandara bamukubita bamubwira ko bifuza kapfa. Byongeye kandi aba ba Brenda babiri bashinjwa kuba barafashe amashusho y'uwo mwana yambaye ubusa, bikekwa ko ari mu rwego rwo kumushinyagurira no kumutera ubwoba. Ku itariki 28 Nzeri umwaka wa 2025 uyu mwana w'umukobwa yabashije gucika imigozi yari yamuboshye. Aba ba Garcia bari babusize bamuziritse, aturukira mu muhanda werekeza mu gace ka Goodman, aho abaturage bamutoraguye bakamubona afite ibikomere byinshi ku mubiri n'igisebe kinini mu mutwe. Polisi yahise imujyana mu bitaro, aho abaganga bameje ko uyu mwana yakorewe ihohoterwa rikomeye ndetse rikaba ryaramugizeho ingaruka mu bitekerezo. Kuri ubu umwana ari mu maboko y'inzego zimurengera, aho ari guhabwa ubufasha n'ubuvuzi n'ubugiraneza. Brenda yahakanye ibyaha byose aregwa, ariko ubushinjacyaha bwatangaje ko iperereza rigikomeje kandi ko bishoboka ko na musaza we nawe azakurikiranwa mu gihe kiri imbere. Iyi nkuru y'umwana w'umukobwa w'imyaka 12 wakorewe ihohoterwa n'abavandimwe babiri ni inkuru iri kugaruka ku bitangazamakuru byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ahandi ku isi. Reka ngushimire nawe wabanye nanjye kuva ku ntangiriro kugera ku musozo. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri Initalk Rwanda, reka ngusabe ko wakora subscribe ndetse ukaba wakumva n'ibiganiro twakoze bya mbere, ukareba ko nta kiganiro cyaba cyaragucitse. Reka ngubwire ngo icyo ugomba kumenya kandi ukazirikana nuko twifuriza kugira ibihe byiza.